neza, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabaramukije cyane, mumeze mute? Murakomeye? Natwe turaho turashima Imana. Ese mwebwe muri karitsiye bimeze bite? Mu murenge bimeze bite? Mu kagari bimeze bite? Tugendeye kuri iki cyorezo turi guhura nacyo muri iyi minsi cya Marburg. So guys, rero ngarutse kugira ngo twongere tugire byinshi twongera kungurana. Murabizi ndabakunda, mbashakira ibintu byiza, mbashakira utuntu tw'ubwenge, ariko cyane cyane njye muri iyi minsi ndimo kugerageza kwibanda ku bijyanye n'iki cyorezo, kubera ko abantu benshi uri kubona hari abantu bari guhura n'ibibazo by'iki cyorezo mu buryo batazi. Ariko guys, ngiye kubereka ibanga muri bwifashishe, cyangwa ibanga muri bugende muzajya mukoresha, ubwo ari nka tekinike zo kugira ngo ubashe kugendera iki cyorezo kure ntikiri kugereho. So guys, rero icyo musabwa mwebwe nimunkurikire, murebe ino video yose muyirangize, mukande share, comment na like, sibyo? Ahasigaye njye ndabakunda, kandi mwebwe mukomeje kunshyigikira, nkomeje kubasengera, nkomeje kubasabira umugisha, kuko ni iby'igiciro kubona abantu bangana n'ibihumbi bibiri, hafi ibihumbi 2020 bigiye kuzura. Ntabwo biba ari ibintu byoroshye. So ni urukundo Imana yabihereye mu nyihera, nanjye nkabihera ibintu byiza Imana yampaye. So rero guys, mbere na mbere mbanje kwifuriza amahoro, imigisha, no gutunga no gutunganirwa, kuko muri iyi si udatunze bituma utega ibiganza, ariko iyo utunze bituma uzamura ibiganza ugahereza Imana icyubahiro kubw'ibyiza ihora igukorera. So rero guys, akanya nk'aka ngaka mureke tuganire, ariko cyane njye ndashaka kugenda mbereka tekinike tugiye gukoresha muri ubu buryo bwo kwirinda iki cyorezo. Murabizi muri iki gihugu cy'u Rwanda twahuye n'ibyorezo byinshi cyane, byinshi pe. Twahuye n'ibitunaniza byinshi, twahuye n'inzara, duhura n'ubukene bukabije. Ibi byose byari ingaruka z'ibi bintu by'ibyorezo byagiye bidutera. Ariko mwibuke, hari uwahagararanye natwe araturinda, dufasha kurenga izo ntambara z'ibyorezo. Muribuka covid uburyo iza, uburyo yaje nta mpuhwe, yica Imana yanjye, nta muntu n'umwe yasigaga, kandi cyari icyorezo gikomeye. Muri kiriya gihe mwibuke twabonaga yuko ari cyo cyorezo gikomeye, tukumva nta n'ikindi cyorezo kizigera kibaho kirenze kuri covid. Mbega twumvaga covid ari ibintu ari icyorezo kidasanzwe, nta n'ikindi kizagikurikira. Ati gute? Ibaza ukuntu cyaje kigatangira kikica abantu, kumva mu bihugu abantu benshi umubare utabara ku munsi bari gupfa bahitanwa n'icyorezo. Ugasanga mu Rwanda abantu benshi bari gupfa, ugasanga abarwayi bari kwiyongera, umubare w'abarwayi uri kwiyongera cyane. Guys, muribuka ubwoba abantu twari dufite, twumva yuko nta maherezo y'ibi bintu, twumva yuko byacitse. Ariko mwibuke, Imana yahagararanye natwe Abanyarwanda. Ni ukuri nitunavuga ntitukajya twirengagiza n'imirimo y'Imana ihora idukorera. Imana yahagararanye natwe, imiryango myinshi yabuze ababo kubera kiriya cyorezo cya covid. Ariko Imana mwibuke ko yahagararanye namwe, uba uri kundeba yahagararanye nawe. Hari ikibazo cy'inzara iteye ubwoba, Imana ikurindira muri kiriya cyorezo, ikurindira no mu nzara. Ariko nanone ntabwo yari ikabije cyane, kuko nibutse ko na leta ubwayo, leta ni umubyeyi, Imana ijye iyiha umugisha kandi ikomeze kuyiteza intambwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko hari abo bagiye bagaburira. Nzi n'abari babifite bagiye bagaburira abandi, ariko hari ikintu cyitwa inzara, hari ikintu cyitwa icyorezo giteye ubwoba. Icyo gihe rero muri za mpfu nyinshi zagiye zibaho kubera icyo cyorezo cya covid, Imana irakurinda, irandinda, iturindira abacu. Ubu turiho turashima. None twinjiye Satani cyangwa se abahanga cyangwa se ababisubereyemo dore hongeye gutera ikindi cyorezo cya kangahe
cya kabiri nyuma ya covid no ni icya gatatu, ariko urumva icya mbere nibura bushita ngo buno bushita bw'inkende, ariko buriya byibuze ntabwo byangije abantu ku rwego ubona ruteye ubwoba kandi rukabije. So ariko noneho iki cyorezo cyitwa hemorrhagic virus iterwa n'agakoko iterwa ngo n'agakoko kitwa Marburg. Guys, iyi iteye ubwoba. Tekereza virusi yaje igatangira mu baganga aribo bakwiriye aribo dukesha ubuzima bw'uyu munsi, kuko Imana tuyikesha ubuzima, Imana tuyikesha ubuzima, noneho ariko ikaba yaraduhereye n'abaganga ubwenge bakatwitaho, bakatuvura, bakadushyigikira. Ariko guys, murebe ukuntu noneho iki cyo giteye ubwoba. Ibaze ko cyatangiriye mu baganga. Buriya hari abahanga bakora ibyo bintu byabo ngo ni ibyorezo bakohereza mu bantu, buriya niyo tekinike baba bakoresheje. Ariko icyo nzi ni uko hamwe n'Imana abaganga bacu barabaho mu izina rya Yesu, abarwaya abaganga barakomeza babakurikirane babavure mu izina rya Yesu. Mbega duhagaze mu izina rya Yesu, nta kintu kiri bunanirane mu izina rya Yesu, sibyo? Nta kinanirana. Wowe narindi kukubwira ngo uko Imana yahagararanye natwe muri covid, twongere twibuke ko iyahagararanye natwe muri covid n'uyu munsi iri kumwe natwe, sibyo? So rero tugiye kureba tekinike turi bukoreshe kugira ngo iyi hemorrhagic virus tuyicike amahoro, sibyo? Wowe kuko umutima cyangwa ngo wihebe, birashoboka ko wenda mu muryango hari abamajije kwandura, kuko ntabwo byabura pe. Ariko icyo nakubwira guys, wigira ubwoba. Imana iraturinda, Imana igiturinda, ikaturinda aho bikomeye, aho tubona ko bidashoboka kandi ikaturinda, sibyo? So guys, rero dore tekinike tugiye gukoresha za mbere. Muri kubona umubare w'abandura uri kurushaho kwiyongera, ndaza aho muri bubone nagiye nshyiraho amafoto kuri iyi videwo y'aho umunsi uko ukeye uko undi urangiye, uburyo umubare w'abandura ugenda wiyongera, n'uburyo umubare w'abagenda bitaba Imana kubera icyo cyorezo, byose ndagenda mbibereka details ko zigiye zimeze. So ariko icyo ngiye kubabwira, tekinike ya mbere, icya mbere, aho uri wawe iherere usenga Imana, ukure ubundi iyo ngo umuntu ari umukene ngo baramubwira ngo kura amaboko mu mufuka nibwo uzabasha kuronka amafaranga. Ubwo rero nanjye navuga ngo mukure amaboko mu mufuka, ariko si ugukura amaboko mu mufuka ngo mushake amafaranga, kuko ibyo nibyo, ariko si byo turi kuganiraho. Ahubwo navuga ngo imitima yanyu aho uri wawe wiherereye, fata umutima wawe winjizemo Imana utayiryarya, uyihamagare muri iki gihe turimo cya none. Nubona Imana itagushyigikiye muri iki cyorezo mubona giteye ubwoba, ikakurinda, uzakivamo amahoro, uzakirenga. Mbega nuwinjiza Imana mu mutima wawe ukayisenga utayiryarya, ukayikiranukira, ndakubwiza ukuri guys, iri ni ibanga rya mbere mbibiye, kandi ni ukuri. Muri komenti nyuma y'iki cyorezo ndabizi neza hari abazaza batangwamya bavuga ati koko ibyo wavugaga byari ukuri, twabonye Imana. Njye ndi umuhamya, nabugiye mbona Imana irengera abantu aho bikomeye, sibyo? Aho ubona ko nta bundi butabazi, nagiye mbona Imana itanga ubutabazi. Guys, mwitonde. Wowe icya mbere, aho uri mu nzu, ushobora kwitwaza ngo insengero zirafunze, ariko insengero kuba zifunze ntabwo zakubuza gusenga, ntabwo zakubuza kwegerana n'Imana, sibyo? Ahubwo we aho uri mu nzu wawe, umutima wawe injizemo Imana, nawe ubwawe muganire, ubane nayo, sibyo?
ndabizi neza, uyiragize uyereke ko ukeneye ubuzima, ukeneye uburinzi, sibyo? Nurangiza unaragize n'igihugu cyawe uherereyemo, kuko ndabizi munkurikirana muri benshi, njya mbona abankurikirana muri benshi muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Nurangiza gusenga Imana, uri no kuyisenga uyiragiza ngo igushyireho uburinzi, unayisenga uyisaba ishyire uburinzi ku gihugu cyawe, sibyo? Kandi ni ukuri, ushobora kuba waba umwe cyangwa babiri mugatakira igihugu cyanyu muherereyemo, Imana ikabatabara, cya cyorezo kikarangira amahoro, nta muntu gisize, nta bintu byinshi gisize cyangije. Tekinike ya mbere ni iyo ngiyo, ni ugusenga, kandi uburyo uzabikoramo ni uburyo nakubwiye. Wowe komeza urebe videwo, uyirebe uyirangize, uramenya byinshi cyane. So guys, none tekinike ya kabiri, muhagarike ingendo zitari ngombwa. N'iziri ngombwa muzikore, ariko ndabereka tekinike muri bukoreshe kugira ngo n'izo ziri ngombwa uburyo muzazikoramo, n'izitari ngombwa zo muzireke. Ati gute rero? Ingendo zitari ngombwa muzirinde, kuko izitari ngombwa akenshi ziba zirimo ibintu bijyanye n'igikundi cyangwa ambiyanse, cyangwa nyine kugenda kuryoshya n'abantu. Guys, igihe turimo ntabwo ari icyo kuryoshya n'abantu muri iyi minsi, ibyo mubyihoreye. Igumire mu nzu iwawe, niba Imana yaguhaye icyo kurya ugitegurire iwawe, ukirye n'abana bawe, ahasigaye utuze usenga Imana, uyibwira ati Mana nshoboza izi ngendo zitari ngombwa mu mutima wo kureka kuzikora, kuko ndabizi neza ko hari abantu bikundira utugendo tutari ngombwa. Mwihangane ndabasabye, muri iyi minsi mubyihorere. Noneho namwe rero tugiye ku bantu bakora ingendo ziri ngombwa. Ushobora kuba ati se ingendo iri ngombwa, urugendo ruri ngombwa ndarukora ari uko ngize nte, ari uko ngiye mu kazi gushaka imibereho y'ubuzima bwanjye, cyangwa se y'urugo rwanjye, cyangwa se y'abanjye. Ariko guys, icyo nakwisabira cyangwa icyo nakubwira, muri izo ngendo uri gukora, gerageza kwirinda kwegerana n'abantu cyane. Yakora abo mwagiranaga, rwa rugwiro mwagiranaga muhuye nk'abakozi, cyangwa uri mu nzira ugenda, iyeranje ugende wimunyamunya gutyo, wimunyamunye, wirinde kugenda ugira abantu ukoraho, cyangwa nawe ntibagukoreho. Ntutume hari abantu bakwegera, mbega wimerere utya. Guys, igishoro cya mbere dufite ni ubu buzima. Ufite ubuzima ntacyo utageraho. Rero ubuzima bwawe burinde, kuko ubifite mu biganza byawe. Icyo ngusabye rero, muri izo ngendo ziri ngombwa, genda wimunyamunye, ntihagire umuntu ukoraho, nawe ntugire uwo ukoraho. Iryo suhuzanya rero naryo murice. Niba ugeze mu kazi, bonjour irahagije, nabwo harimo intera nini cyane. Guys, mumbabarire, nizere ko muri kubyumva, sibyo? Mugerageze ibi bintu mubikurikize. Nugera mu kazi ukora akazi kawe, njyewe navuze nti ari bishoboka umuntu yakabaye yambaye imyenda y'amaboko maremare, ahantu hose ukambara ukikwiza, byanashoboka ukambara naga, byashoboka ukambara n'agapfukamunwa, kugira ngo ugire ubwirinzi. Kuriya nk'abaganga muri iyi minsi mubona bambaye, kuriya abaganga muri kubona bambaye muri iyi minsi, njyewe numva ari ibishoboka natwe abantu twakajya ariko tumeze dute twambaye. Ariko nk'urugero njyewe urumva, iyo ngiye mu kazi, so ngerageza uburyo ngenda nakwije nyine ibice by'amaboko. Ariko iyo ngeze mu kazi, umva mpakiramo igisarubeti, nkakubitamo bote, nkambara ingofero, nkambara agapfukamunwa, yewe nkambara n'amarinete. Mbega mba nagerageje kwirinda kugira ngo turebe ko iminsi yakicuma. So guys, rero mu kazi aho muri mu ma ofisi cyangwa mu bikorwa muba mwiriwemo mukora bya buri munsi, mugerageze mukoreshe iyo tekinike mu kazi, muvugire mushyizemo intera. Ikindi, mugiye muri pause, mwirinde ibintu byo gusangira, ngo mwicaye ngo abazanye ngo amasete ngo muregeranye. No,
hari igihe ushobora kwicara n'umuntu uyifite utabizi, kuko mwarabibonye yuko ibimenyetso bitangira kugaragara nyuma y'iminsi 5. Muri ya minsi wenda niba yanduye umunsi wa mbere mugahura, kandi nawe ubwo yanduye kuri uwo munsi wa mbere, icyo gihe azakwanduza. Ku munsi wa kabiri icyo gihe ibimenyetso bitaragaragara, ubwo nabwo azakwanduza. Umunsi wa gatatu n'uwa kane nabwo icyo gihe muzicara musabane, azakwanduza kuko nawe ntabwo azaba abizi. Deja we azabona ibimenyetso mu nyuma y'iminsi 5. Iyo minsi 5 rero irangiye akibona ko yanduye, bazahita bamujyana kumwitaho. Noneho indi minsi 5 ishize mubonanye, nawe uba urarwaye. So rero nababwira ngo ibintu byo kuvuga ngo murajyana ubushuti nka bwa bundi bwa busanzwe, ngo mwegerane, ngo musuhuzanye, ngo musangire, ngo musomya ntabwo gusomana. So ni kuriya ubona mugiye nko gufata ikintu cyo kunywa, hari abantu basangira ku icupa, ku gacuma, ku ki. So ibyo nabyo mubireke guys, mubireke. Mwibuke ko igishoro gikomeye cya mbere dufite ari ubu buzima dufite Imana yaduhaye. Rero niyo mpamvu ndi kubabwira ngo mugerageze guys, mwirinde. So turangije rero kuvuga ku bantu, ku bakora ingendo ziri ngombwa, sibyo? Twanavuze no ku bantu bakora ingendo zitari ngombwa. Si tekinike ya kabiri ikubiyemo ebyiri. Iya gatatu, tekinike ya gatatu guys, mukarabe intoki niba binashoboka. Niba uvuye ku kazi cyangwa umwana avuye ku ishuri, ukimukingurira mbere y'uko umusuhuza, banza umukatisha ahantu hari amazi atemba se, cyangwa unamuvomere mu gikombe cyangwa mu ijaga. Narangiza umwana afata isabune, yoge n'amaboko yose ayoze n'isabune nyinshi ihagije, yinyunyuguze neza, and then ahita akuramo ya myenda akuye ku ishuri, muyisiga mu ibasi irimo amazi mu gikari cyangwa no muri dushe aho mushaka. Umwana yinjire yakarabye, noneho uwiriwe mu rugo ahita amwambika indi myenda. Ubwo iyo ni indi tekinike mwakoresha, urumva. Noneho ubwo ikindi, niba nawe ubwo twari tuvuze ku banyeshuri, nawe rero mubyeyi cyangwa wowe uvuye ku kazi, nawe ubikore gutyo. Ukingure ukarabe intoki neza, imyenda urimo wirinde kugenda ngo utivanga n'indi, kuko ntiwamenya. Nabonye iki cyorezo noneho Mana yanjye, cyakoze ibyorezo biragwira. Uburyo cyanduramo ni ibintu bitangaje, biteye n'ubwoba, n'umwana w'umuntu atabasha kwiyumvisha. So guys, rero mugerageze mukarabe intoki cyane. Ikindi cya kane, niba ufite umuntu wawe urwaye cyangwa se bashyize mu kato kubera yuko bakeka ko ashobora kuba afite bya bimenyetso, gerageza amarangamutima y'urukundo umufitiye uyagiriye mu mutima, ariko ntibigupushinge cyangwa ntibiguhatire kugenda kumusura cyangwa ngo mwegerane. No, ihangane wubahiriza amabwiriza leta yashyizeho tugomba gukurikiza kugira ngo twirinde iki cyorezo. Kumvira biruta ibitambo, nshuti zanjye. Nimwumvire amategeko n'amabwiriza leta yashyizeho kugira ngo twirinde kino cyorezo cyo kutwataka uko kiboneye. Tekinike ya 5 si ukumvira si ukumvira ibyo mbabwiye. Nyamara ni ukuri kumva ni ibintu byoroshye, ariko guys, mwebwe ndabakunda, muri abasirimu cyane, muba mwabikurikiranye, ntago mwantenguha, ndabakunda. So rero ndumva ari ibyo ngibyo. Iminota ndabona yanjyanye, ngeze ku musozo w'ikiganiro, ariko nizo tekinike twaganiragaho. Noneho ndi gutegura noneho ubundi buryo bwo kubereka amayeri kino cyorezo kiri gukoresha. Wowe gusa ntusige udakoze subscribe, like, share na comment. Kandi ni ukuri Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Ciao.